Nubwa kangaza mu Muganda ni kabiri ashama he wabibonye ute rero umuganda wo umenye ute so ari hano ubwo barimo gukora umuganda incuro ebyiri barimo gufata uwawe agafata nuwe ariko nugira ngo arakwambura oya Imana impa copy original y'umuganda alhamdulillah rabbil alamin reka tugerageze dukora akayiza cyangwa agatanga ubushobozi bwayo engineer ubushobozi fera betigura ni ya soda kapitale usanyeganyega tubonye umwe wa fera beto imwe jazaha Allahu khairan Imana yongerere undi ninde barazafi zibayiri barakini nenye kamani nenye ebiyari nenye na reka twuzuye eshanu barakallahu fiki sheyo ngeye gatanu fera betuze eshanu hano hazakenerwa amabuye ikamyo hafi 30 ku mabuye ninde wadushakira ikamyo y'amabuye ikamyo ebyiri byibura z'amabuye niyo zateranwa n'abantu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بعد bavandimwe bayisilamukazi ndagira ngo bwa mbere mbanze mbashimire, ariko ndabashimira mu izina ryanjye, mbashimire no mu izina ry'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Turabashimira kino gikorwa. Iki gikorwa ni igikorwa cy'ingenzi cyane kandi ni igikorwa cya ngombwa. Iyo twaje hano twitanga mu buryo bubiri. Twitanga mu buryo bwo gutanga ingufu zacu ndetse tugakora no mu mufuka. Uyu munsi twari twateganyije yuko tuza hano nk'abashehe n'ababwirizabutumwa, tukaza kwifatanya n'abasilamu, tukaza gukora umuganda. Ariko ntabwo twaje gusa, twitwaje 600,000. Ni ukuvuga ngo ntabwo ariyo dutanze yonyine, kuko ndibuka yuko inkunga twatangiriyeho y'abashehe cyangwa y'ubuyobozi, ngira ngo harimo n'imifuka 100 ya nyakubahwa mufti w'u Rwanda. Hari n'abandi bashehe hano bagiye batanga turi kumwe. Ntabwo ari ubwa mbere kandi n'ubu ngubu ntabwo ari ubwa nyuma. Iki gikorwa abayisilamu mwatangije, ubuyobozi bwatangije, ndagira ngo mbabwire yuko tuzagikomeza nta nubwo kizahagarara. Ibi ngibi tuzabikora no stop, tuzagenda tudahagarara
tuzakora uyu musigiti tuwurangize, tuzajya no ku yindi misigiti irahari tuyirangize, ariko noneho tuzagera aho tujye no mu bikorwa by'iterambere inshallah. Ntabwo tuzahagarara. Murabona ibi bintu turimo atari ibintu bikomeye. Ndibuka iki gikorwa kijya gutangira ntabwo ari story ngiyemo, ariko ni ukubibutsa. Haje abasilamu kuri RMC bagera kuri 6. Nibukamo Ustad Muhammad, nibukamo Haji Gatsinzi, nibukamo umuvandimwe Abdu, nibukamo wa mumama bita Gasharazi nawe mwari muri kumwe, nibukamo engineer. Dutangira muribuka uburyo twatangiye nuko twibazaga, musaba no kugira ngo ubuyobozi bwa RMC bubaho uburenganzira. Murabyibuka Muhammad, turavuga duti lillahi wa lirasul, kubera Imana n'intumwa yawe nimureke dutangire. Mwavugaga ko hasigaye amezi 2 cyangwa umwe kirangira. Aka ni akazi ka Allah. Murabona karahagaze, murabona ibintu bitarimo kugenda. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo tugomba gucika intege. Ubundi iyo umuntu adatinyutse ntabwo ashobora, siko bimeze. Umuntu yiyemeza risk, kwiyemeza kuvuga uti ngiye kubikora kubera Imana. None murabona kubera ko ari akazi ka Allah karihuse. Cyo nabibutsa nuko dufite inyigisho Haji Gatsinzi muri Islamu, dufite inyigisho muri Islamu itubwira ngo la yarju nara rajulu bakka min khashiyati Allah hatta yaudu laban fi dar' wala yajtamiu ghubaru fi sabilillah wa dukhani jahannam. Ni ukuvuga ngo la yarju nara rajulu bakka min khashiyati Allah hatta yaudu laban fi dar'. Ntago umuntu warize mu nzira y'Imana, umuntu wabyutse mu nzira y'Imana agasari akaririra Allah, ayo marira yahuye nayo ntago yatuma ajya mu muriro. Ngo ni nkuko udashobora gufata amata wakamye mu icebe ry'inka ngo yasubizemo. Birashoboka ko yasubizamo. Ukuntu umuntu yarize mu nzira y'Imana, umuntu wabyutse nijoro agatakambira Allah, akaririra Allah, asabira idini, asabira igihugu, asabira Allah, ntabwo umuntu ashobora kujya mu muriro. Nkuko nanone utakama amata y'inka mu icebe ngo wongere yasubizemo, ntabwo nabyo bishoboka. Arongera aravuga nanone ati wala yajtamiu ghubaran, ngo amavumba abiri ntabwo azahura. Ghubaru fi sabilillah, amavumba abiri ntabwo azahura. Mwabonye ivumbi twariye hano duherezanye imifuka, mwabonye amacanshwa murimo gucira ukuntu asa. Ni ukuvuga ngo ririya vumbi ryageze no mu bihaha twaririye. Ni ukuvuga ngo umuntu wahuye n'ivumbi mu nzira y'Imana ntabwo azahura n'umwotsi cyangwa n'umuriro wa jahannam. Ni ukuvuga ngo aka kazi turimo gukora kubera Imana. Ntabwo rero umuntu wahuye n'icyokere nk'iki n'ivumbi nk'iri ngiri ntabwo ashobora guhura n'umuriro wa jahannam. Bityo rero bavandimwe Abayisilamu kazi, turabasaba yuko dukomeza kwitanga kandi tukabikora kubera Imana. Ibyo dukora tukaba tuzi ko nta wundi uzabiduhembera usibye Allah. Umunsi Allah subhanahu wa ta'ala yatwishubije tukajya mu mva zacu, icyo tuzaba tujyanye n'ibikorwa nk'ibi ngibi. Ntabwo tuzajyana amazu meza twubatse, ntabwo tuzajyana abana beza twahahiraga, ntabwo tuzajyana abagore beza twashatse cyangwa abagore beza, ahubwo icyo tuzajyana n'ibikorwa byacu nk'ibi ngibi. Bityo rero ntabwo ndi bufate umwanya munini. Icyo nababwira nuko Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati wa anna al-masajida lillah, imisigiti ni amazu ya Allah. Turimo kwibikira ku mazu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ukuvuga ngo wubatse umusigiti Allah azamwandikira inzu mu ijuru kandi azayibona kubera Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Bityo rero ndagira ngo nshimira Abayisilamu mwitabiriye umuganda, ariko by'umwihariko nshimira Abayisilamukazi masha Allah, mufite amateka muri Islamu. Ubuyisilamu bwamamaye kubera umutungo w'umugore w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadija, ku mafaranga ye yatangaga afashe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubuyisilamu buramamara. Namwe rero mukomeze mutange amafaranga yanyu, mukomeze mutange ingufu zanyu, kandi muzi yuko tuzahembesha ari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanashimira urubyiruko turi kumwe hano, shimira Abayisilamu batuye aha ngaha, rwose mubera abandi urugero,
turaza kuva ahangaha turangije uyu musigiti, nibura turifuza ko iyi Ramadani yashira turangije uno musigiti, noneho tugakomereza n'ahandi, kubera yuko ahubwo njye nanavuga ntari ku bundi twari turi hehe mbere, sibyo ra? Ubundi mbere twari turi hehe? Murabona se tutarimo kwitanga kandi n'akazi dukoze kakagaragara. Allah subhanahu wa ta'ala bibahembe ibyo. Hanyuma cash y'amafaranga twavuga y'umubyizi wacu w'uyu munsi ni miliyoni 5,527,713. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Uwo mubyizi ntago uwo mubyizi ntushimishije abayisilamu, wongeyeho na ya makamyo. Erega buriya ni wongera, hari amakamyo badutangarije ngo twatunze hano. Ndabara twongeyeho zaho ebyiri batubariye, twatunze mu mbaraga zacu, si 400 batubariye. Allahu akbar, aka kanya Allahu akbar. Hari n'undi ukwiseho ikamyo kano kanya turi kuba amafaranga miliyoni 6 zise zibe zise zise ziba 5,660 n'imisago. Hari umuntu unazeho ikamyo mu bantu bari ahangaha gutya. Jazahullahu khayr, uza Allah atwishimire insha Allah. Kubera Allah birimo biratungana, biduha icyizere kuri aya mafaranga twabonye. Muraba agaciro rero, kandi mbizeza yuko ibyo mukoze cyane mu gukora n'ibyo mwakoze mbere, cyane cyane muri Ramadhan, ndabizeza yuko Allah bikuba inshuro nyinshi cyane. Imbaraga tuzikomeze rero, kandi turizera yuko umusigiti kuraidi insha Allah tugomba kuwutaha. Islamu turi tayari insha Allah. Yitwa Nsengimana Fororeni. Okay. Kubyiza yakomeje kubona utuye hano hafi Kimisagara. كيف جاء؟ يحكي لنا قصة المنشأ. Muyenda nko mu masegonda makeya wari uje gusura abaturanyi hano cyangwa abavandimwe? Naje mu muganda twaza n'abandi bavandimwe baje. Allahu akbar. Waruje mu muganda n'abandi bavandimwe bawe b'abayisilamu? Allahu akbar. Nawe uhita wifuza kuba umuyisilamu? Mashallah. Sasa rero kuba umuyisilamu ntago ari ugusaba ibintu byinshi cyane. Ikintu cyambere nuko ubifite ku mutima, sibyo? Ntaga hato ntaki, ni igihango, ni isezerano ugirana na nyagasani wawe. Turumvikana kamusezeranya, hanyuma nawe akagira gutya akakuyobora inzira igororotse, nawe ukamubera umugaragu mwiza. Iryo sezerano riragira riti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ni irihe zina mu mazina abayisilamu bakunda kwitwa wumva wahitamo? Muhammad. Muhammad. Mashallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ni iby'agaciro. Murabona ko n'umusaruro wanyu iyo mugaragara hano hari abantu babigiraho. Muzi tugitangira ko hari umuntu w'umukristo nawe waje aravuga ati mbonye ukuntu murimo kwitanga mujye gutangira iki gikorwa, nkaba ndi umuturanyi w'umusigiti nemeye gutangira 15,000 kugira ngo umusigiti wubakwe. Murumva yuko rero ibyo mukora nibyo bibahesha agaciro. Rero dukomeze dukora ibikorwa nyibi kugira ngo Allah akomeze tuzamure mu ntera. Muhammad
suza abayisilamu byuta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum assalam. اللهم أنزل السكينة في هذه الجلسة. اللهم إنا نسألك غشيتك في هذا الموقف. اللهم إنا نسألك حرصك من الملائكة في هذا الموقف. اللهم إنا نسألك الأمن في هذا الموقف. اللهم إنا نسألك شهر رمضان المتقبل. Mana nyagasani turagusaba umutekano muri iki cyicaro. Turagusaba yuko wadukikiza ukanadusakazaho impuhwe zawe bitewe n'iki cyicaro turimo. Mana nyagasani turagusaba yuko wakwakira ibyo dukora byose kuri uyu musigiti bikazatubera intandaro yo kuzajya mu ijuru. Mana nyagasani ibyo twatanze byose turagusaba yuko wazabiduhembera kandi tukazabibona kubera uyu mwanya dufite twafashe.